Muraho neza, reka turebere hamwe amabanga wakoresha kugira ngo ibyana by'inkwavu zawe ntizigire ikibazo, ntizigire icyo ziba, ntizipfe, ibintu wakora kugira ngo zidapfa. Ariko uko tubirebera hamwe niko wumvishije kino kiganiro ari cyiza, wakana subscribe, like, kana na comment. Wabona ari byiza uzi ngo undi muntu nawe woroye inkwavu ukakimusharingira naho akacyumva ndaribi. Ko tuba turi hano tuba turi kugira ngo tumenyere hamwe kugira ngo ubworozi bw'inkwavu bugende neza, bugire icyo butumarira, tugire icyo tububonamo. Rero dutangire rero. Uko urukwavu rugiye kubyara ruragenda rukoroshya ubwoya bwabwo, rugenda rukabworoshya ku buryo nawe ukoraho gakeya ubwoya bwako bukikuraho bukizana ku buryo nawe wabikora. Noneho ruragenda rugashaka ahantu ho kubyarira, rukipfura ubwoya bwabwo, rukagenda rukabushyira ahantu, rukagenda rukahakora neza ku buryo rurabyarira ibyana byayo ntibugire icyo biba. Noneho hari abantu bagenda bo bakazifata bakazijyana ahantu hari kugera umuyaga ni mubi ku nkwavu, kuko urareba niyo rwabyaye iyo zonze ubona ko n'amashereka uba uri kuyabona mu ruhu, ntabwo buba burameraho, wenda ari ngo ziraba zimeze neza ari nguru. Reka ibyo bintu abantu bakunda kubikora, ibyo ni ikosa rya mbere. None ikindi cya kabiri uba ugomba gushaka akabogisi, ko nirubyara uragenda uzishyiramo neza kugira ngo ziticwa n'umuyaga, ukagura n'ipamba. Ubundi kugura ipamba nabyo birafasha, n'ubwoya bwarwo kubibona birafasha pe. Urareba nguru rugiye kubyara, rwarabyaye, narukoreye hamwe, ndukura iyo rwabyaye ndagongereza, kandi nakugongereza ni ku masaha. We uzipangira amasaha yo kuvuga ati wenda nshobora kuzongereza nga 3 ku munsi cyangwa se 2, biterwa n'ukuntu uri kubibona zimeze n'inzara zifite. Ukagenda uzihereza ubwatsi, ukagenda uyihereza ibyatsi, ukagenda uri kuyondora kugira ngo nayo ibone amashereka yo kuzihereza mu gihe ziri konga. Kandi noneho uba ugomba mu gihe zatangiye kumera ubwoya, uba ugomba kuzishakira utubogisi, buri rukwavu ukarushakira akabogisi. No gutuma inkwavu ziba ziri hamwe ntabwo ari byiza, birazica cyane pe. Warangiza ugashaka akantu k'ipampa twakavuzeho, uba ugomba kugashaka kari aho hafi, ukabyitaho cyane, inkwavu zawe ukazitaho neza mu buryo uri kubona ari bwiza pe. Nimba nawe uri kumva, kandi noneho uba ugomba, nimba ufite inkwavu zawe ari nyinshi, wabyarishije nk'inkwavu 2, 3 zagiye zibyara, kuko nta rukwavu rubyarira munsi y'ibyana 5. Nimba wabyarishije ukaba ucukije nk'ibyana nka 50 byabyaye, icyo gihe uba uboneye hamwe ku bwatsi bwo kuzigaburira. Ntabwo uba ugomba kuzigaburira ubwatsi bukonje. Ukuntu ujya kwahira ukazana ubwatsi bukonje ukazihereza ku rukwavu rukonza, ibyo bintu ntabwo aba ari byo. Impamvu aba atari byo, uragenda ukabwanika bukumuka, wangiza ukareba ahantu bushyira kujya kuzihereza, ukazajya urareba ko nta gahuyu karimo, ko kugira ngo butazigiraho ikibazo inkwavu. Noneho warangiza ukagenda ukazihereza. Kandi urukwavu, iyo wabyarishije urukwavu rucukira iminsi 30. Noneho urukwavu kureba kwago
ibyana by'inkwavu kureba ni iminsi 10, hagati ya 12 na 15. uba ugomba kubyitaho ku mworozi w'inkwavu, ngibyo uba ugomba kubibizi, kandi noneho ukazitaho neza. Mu gihe gucyusa inkwavu ni iminsi 30, warangiza ukazishakira akabogisi. Urukwavu rwose nanabivuze, ugashakira akabogisi ugashyiraho ukwako, urukwavu ugenda urushyira ukwako, warangiza kugira ngo ujye uboneraho no kuzigaburira neza. Ku byana bikiri bitoya ubwatsi bubisi ni bubi, ntabwo ari bwiza. Uba ugomba kubyitaho nk'umworozi w'inkwavu, ibyo bintu uba ugomba